Makuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Habimana Abdul, amakuru ahagarariwe na Alphonse Twahirwa. Ikaze. Amakuru yacu tubabwire ko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko nubwo u Rwanda rwanyuze mu mateka akomeye yaranzwe nuko bamwe mu banyarwanda bakuriye mu nkambi batagira aho babarizwa, uyu munsi hari igihugu gifite amahoro cyunze ubumwe ndetse kiri gutera imbere mu nzego zitandukanye. Amateka yaranze u Rwanda ni ingingo Perezida Paul Kagame yagarutseho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo we na Madamu Jeannette Kagame bitabiraga umuhango wo gusengera iki gihugu uzwi nka National Prayer Breakfast. N'umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagize inteko ishinga amategeko n'abandi baturage b'iki gihugu babarizwa mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Day n'umwe mu bari batumiwe muri aya masengesho ndetse agira ijambo ageza ku bayitabiriye. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko uyu munsi u Rwanda ari igihugu gihagaze neza nubwo cyanyuze mu bibazo bitandukanye. Aha Perezida Kagame yasaga n'ugaruka ku magambo yavuzwe na Juvenal Habyarimana wayobora u Rwanda, agaragaza ko u Rwanda ari ruto ku buryo rumeze nk'ikirahure cyuzuye amazi ku buryo arengejeho andi yameneka. N'amagambo Habyarimana yavuze ashimangira ko impunzi z'abanyarwanda zabaga mu mahanga zikwiriye kuguma mu bihugu byazakiriye kuko u Rwanda ntaho rufite rwazituza. Perezida Kagame yakomeje avuga ko mu mwaka w'1990 ngo aho yagize ati twafashe ahazaza hacu mu biganza byacu, twiyemeza kubohora u Rwanda ingoyi y'igitutu gishingiye ku moko ndetse twiyemeza kurugira igihugu cya buri munyarwanda nta vangura. Yakomeje avuga ko ubwiyunge buravuna atari ko ni ingenzi. Perezida Kagame yashimangiye ko ubwiyunge ari bwo ngo butuma ibihugu bibaho ndetse bugahindura imiryango abari abanzi, ndetse ngo yemeza ko ibi ari byo bigize urugendo rwa buri munsi u Rwanda rurimo runyuramo ndetse na buri munyarwanda. Andi makuru tuyakomereze ku munsi w'intwari. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashyize indabo ku kimenyetso cy'ubutwari mu muhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 30, aho yunamiye intwari z'u Rwanda zagaragaje gukunda u Rwanda bidasanzwe no kurwitangira. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko icyo gikorwa kigamije guha icyubahiro intwari z'igihugu zemeye kukitangira. Kuri uyu munsi u Rwanda ruzirikana intwari zarwo. Insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu, yibutsa abanyarwanda agaciro kabura mu kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Intwari z'u Rwanda zigabanywa mu byiciro bitatu by'ingenzi hagendewe ku rugero zagaragajeho ubutwari. Icyiciro cya mbere kitwa imanzi, icya kabiri ni imena, naho icya gatatu kikaba ingenzi. Intwari zose z'u Rwanda zizihizwa tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka. Ubu hari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose. Uyu munsi utegurwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Mu yandi makuru, bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gasabo murenge wa Kimihurura ruvuga ko rwiyemeje gukora ibikorwa by'ubutwari harimo gusigasira ibyagezweho batera ikirenge mu cy'intwari z'igihugu. Senateri Hadija Muhorangwa Ndangiza yibukije urubyiruko ko ari bo Rwanda rw'ejo, badakwiye kwigira ba ntibindeba, bakwiye ndetse ngo guhora barwanya icyo ari cyo cyose gishobora gutuma u Rwanda rusubira inyuma ndetse bakarangwa n'ibikorwa bya gitwari. Hari mu munsi wo kwizihiza umunsi w'intwari wabereye mu murenge wa Kimihurura. Minati Bugwaneza tugeze inkuru ku buryo burambuye. Banjye babajene wumva ko ari ba ntibindeba barakosa cyane. Umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu wabereye mu murenge wa Kimihurura, akagari ka Rugando, waranzwe n'ibirori ndetse n'ubusabane.
Bamwe mu rubyiruko bitabiriye uyu munsi bavuga ko biyemeje gukora ibikorwa by'ubutwari basigasira ibyagezweho. Naho urubyiruko mu gukomeza gusigasira ibyagezweho ariko kandi tunazirikana abagiye bitanga bakamena amaraso kugira ngo tube turi ahangaha turi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turizihiza umunsi w'intwari ndetse tunibuka ko igihugu cyacu kimaze imyaka 30 kibohowe. So ni ikintu kigari cyane kuri twebwe nk'abajene, ni ukuvuga ngo hari ibyo tumaze kugeraho byinshi intwari zacu zatugejejeho uyu munsi twibuka, hakaba natwe umusanzu wacu nk'abajene muri iyo myaka 30 turi kumwe nabo, turi muri gahunda yatujyanemo, ni ukuvuga ngo turahari kuko nabo barahatubereye. Fanuel Sindayiheba, umwe mu bana b'Inyange bashyizwe mu ntwari z'igihugu, yasabye urubyiruko kubigiraho bakagira amahitamo meza asigasira ubunyarwanda. Icyo urubyiruko rukwiye kutwigiraho ni ugukora amahitamo meza, kumenya guhitamo neza mu gihe nyacyo. Muri kiriya gihe turi Inyange twamenye guhitamo neza, duhitamo ubunyarwanda, twanga icyadutandukanye icyo ari cyo cyose. Muri iyi minsi rero urubyiruko narwo rufite amahitamo menshi. Muri abo mahitamo akomeye bagomba kugira ni ukumenya guhitamo neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimihurura Ndanga Patrice yibukije urubyiruko ko ejo h'igihugu hari mu biganza byabo kandi ko bagomba kurangwa n'indangagaciro z'ubutwari. Urubyiruko rwose rw'u Rwanda nuko bagomba kumenya ko igihugu kiri mu biganza byabo. Igihugu kiri mu biganza byabo, bagomba kumenya amateka y'igihugu, bagaharanira ko igihugu gikomeza gutera imbere. Kuriya turirimba ukuri intambwe idasubira inyuma, nabo ntibasubira inyuma. Senateri Hadija Murangwa Ndangiza yasabye ababyeyi gufata ingamba zo kuganiriza abana amateka y'igihugu kuko nibyo bizabafasha guhangana n'abagoreka amateka y'igihugu cyabo. Nkangurira n'ababyeyi kugira umwanya wo kuganiriza abana bacu mu rugo kuko niho bitangirira. Dukeneye kugira ngo buri munyarwanda abasobanukiwe neza amateka y'iki gihugu, n'abashaka kumuyobya bamubwira ibindi bipfuye ntibazabona iki aho bahera. Tariki ya 1 Gashyantare ni umunsi ngarukamwaka hizihizwa intwari z'igihugu. Kuri iyi nshuro uyu munsi wizihijwe ku nshuro ya 30. Kuri uyu munsi Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe wunamiye intwari z'u Rwanda, anashyira indabo ku gicumbi cy'intwari giherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi u Rwanda ruzirikana intwari zarwo, aho insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu. Yibutsa abanyarwanda agaciro bakura mu kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Intwaro u Rwanda rwizihiza harimo Major General Fred Gisa Rwigema n'ingabo itazwi bari mu rwego rw'imanzi. Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange bari mu rwego rw'imena. Kugeza ubu ntabwo haraboneka umunyarwanda washyirwa mu rwego rw'ingenzi. Hirya no hino mu gihugu uyu munsi wizihijwe, bamwe mu baturage bataha ibikorwa remezo bagezeho, banashima imiyoborere y'igihugu mu myaka 30 abahoze ari ingabo za RPA barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Eminante Umugwaneza, Flash TV. Dukomereje mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ubwo abadepite basabaga ibisobanuro Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Musabyimana ku bituma zimwe mu nzego z'ibanze n'ibigo nderabuzima hakigaragara imitangire ya serivisi mbi nk'uko biherutse kugaragazwa muri raporo y'ibikorwa bya RGB. Minisitiri yabasubije ko hazakomeza kunozwa imitangire ya serivisi, hongerwa imbaraga mu rwego rw'akagari bagaherezwa ubushobozi ndetse ngo n'abagakorera nka rumwe mu nzego z'ibanze zakira benshi. Kwigira isa tugeze nkuru ku buryo burambuye. Ikibazo cya serivisi mbi gikunze kumvikana mu matwi ya benshi, ariko henshi nta mpinduka, ahubwo bikomeza kuba bibi. Wasanga nawe harawoherutse ukayimwa cyangwa ukarangaranwa. Ni ikibazo n'abadepite bagize komisiyo ya politiki, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu baherutse kubaza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uko gikwiriye gukemuka. Honorable Bizimana Minani Deogratias na Honorable Mukarugwiza Anosiata aha baribanda ku nzego z'ibanze no mu bigo nderabuzima. None kuri service delivery nko kwa muganga batumwe ko muri centre de santé ziri munsi y'uturere, ariko
urebye nko kuri paji 98 muri raporo ya RGB ukuntu ubuzima babunenga, kandi nyakubahwa minisita twese turi abanyarwanda, wenda wisura abanyarwanda barayizi cyane, ariko nkatwe iyo twiyore twaya kwa muganga sibe tuhasanga usanga mu byukuri iri hasi cyane. Nyakubahwa minisita rwose tusobanurire iyi serivisi yo kwa muganga imeze gutya mbi, kandi nabyo mu byo umugenzuzi yodita nabyo birimo aho bifashe gute, bafite ingamba kugira mu byukuri umuturanyarwanda najya kwivuza ku bigo nderabuzima, najya ku bitaro yakirwe neza, akoresha n'igihe kigufi gishoboka kugira ngo bishime. Ikijyanye n'imitangire ya serivisi kugira ngo na mugenzi wanjye gikomojeho, badukorera n'ikigeranyo mu mwaka wabanje wa 2020-2022 bigaragara ko hari icyasubiwe inyuma. Ukibaza rero nabyo impamvu, kuko mu byiciro ko byabaga bihagaze bigaragara ko 75% ari byo muri ho kuri CRC y'umwaka 2023, ariko muvuye kuri 78.8, tukibaza se kuki byasubiye inyuma. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana yabwiye abadepite ko hazakomeza kunozwa imitangire ya serivisi, hongererwa ubushobozi urwego rw'akagari n'abagakoreramo nka rumwe muzakira abarugana benshi. Hari ibindi rero yatubwiye, yabaje ikibazo cya service delivery, atubwira ati ibibazo by'ibinyane n'ibiki n'imikorere mibi kuri za centre de santé n'ahandi. Ibi ngibi ikimenyane ruswa ni ametari imikorere mibi igenda igaragara ahantu hamwe na hamwe. Kimwe mu kibazo tugifite uyu munsi twanagariyeho n'ubushize, hari n'undi wakibajije wenda nuko ngira wenda nuko hari ibintu tugira tunoza, harimo n'ubushobozi bw'inzego kuderivaringa ku byo zishinzwe. Aha hakaba harimo no gukomeza guha imbaraga akagari. Akagari tukagarukaho hano kubera ko akagari urebye izi sondage d'opinion zikorwa nk'izi zivugana zibaza abaturage, urwego rwa mbere ubundi abaturage bahora narwo na akagari, ku buryo ibintu biba hagati y'umuturage n'akagari no ku mudugudu nahe akenshi nibyo bitanga results nk'ibi bintu byinshi tureba ahangaha, ibyinshi biza ahangaha ku mikoranire y'umuturage na leta, uburyo bakurikirana izo gahunda, ku buryo mu rwego rwo gukomeza kunoza service delivery dufite gahunda yo gukomeza kubaka akagari. Hari n'amajije ngo bigezeho ngo nigeraho wenda gisubiza ahangaha. Icya mbere nuko twihaye gahunda ko mu myaka 2 abayobozi b'utugari tubabonera aho gukorera. Icyo ni kimwe. Dufite na gahunda yo kubaha ikimaze korego n'ubonye akagari aho gakorera, bagomba kugira connection ya internet nziza, bagomba kugira ibikoresho, bagomba kugira internet ikora kugira ngo bashobore gutanga serivisi neza. Raporo y'urwego rw'imiyoborere RGB yo mu mwaka wa 2023 yerekana ko abanyarwanda banenga serivisi bahabwa mu bigo nderabuzima ku mpuzandengo ya 37%. Ibitaro bakabinenga ku kigereranyo cya 24.3%, amavuriro y'ibanze akanengwa kuri 23%. Muri ubu bushakashatsi kandi abaturage bagaragaje ko 50% batazi niba habaho amavuriro yigenga. Kwigira Isa Flash mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Abayisilamu 300 bo murenge wa Gashora ho mu kagari ka Biryogo mu karere ka Bugesera baravuga ko bambuwe ubutaka bwarimo musigiti bizezwa ingurane, none barategereje baraheba. Akarere ka Bugesera kavuga ko katazi by'iki kibazo, kakabasaba kugana ubuyobozi ndetse ngo baba bafite ibimenyetso bakaba bakwiyambaza inkiko. Ali Gilbert Dunia tugeze inkuru ku buryo burambuye. Abayisilamu mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera barasaba ko basubizwa cyangwa bagahabwa ingurane y'ubutaka bambuwe bukaza kwegurirwa umushinga Direct Aid. Bavuga ko bijejwe ingurane no kubakirwa umusigiti nk'uwari muri ubwo butaka bambuwe bagaheba. Baganira na radio na televiziyo Flash baravuga ko bahuye n'akarengane kuko basembereza bikozwe n'inzego z'ibanze. Karengane abasilamu hano Gashora kuri umusigiti twahuye nako, twari dufite ubutaka aho inyuma burimo amashuri n'umusigiti, hanyuma tuza kubwamurwa twirukanwamo batwubakira umusigiti ahangaha, ariko udafite ubushobozi umusigiti ugwa gatatu umaje ko gatatu kose cyane ko kuba baraje kudusembereza mu butaka bw'abandi, kuko ubutaka buracyanditse kuri nyirabwo, n'umusigiti baduhaka hari umusigiti udashobotse. Ubu nyiri iki kibanza ni umugore witwa Sara, aracyagisorera kandi imyaka igiye gushira ari 10 ninga hafi 20. Imbogamizi zo ni nyinshi. Iyo ubona tutagira amazi hano
kandi twagombye kuyagira. Impamvu ayo mazi atabonetse nuko nta cyangombwa cy'ubutaka ahantu hagira. Uburyo bakoresha imbaraga zayo zose ariko katurenganira badusubiza ubutaka bwacu cyangwa se ahangana n'ubutaka bwacu twari dufite, tukagira amashuri yigisha abayisilamu n'abayisilamukazi hano Gashora, abana bacu bakamenya ubuyisilamu ndetse n'andi masomo agendanye n'ubumenyi rusange bwabo bw'ikizungu cyangwa se ubumenyi bwese ushaka kugira umuntu akamaro ejo hazaza. Abo bayisilamu bagashora bavuga ko mu iyubakwa ry'aya mashuri babeshywe kaje guteza imbere abahavuka, ndetse bavuga ko afitemo uruhare, dore ko ngo buri mwaka byibuze abana 6 b'abayisilamu bari bemerewe kwiga muri icyo kigo ku buntu. Ariko ngo siko byagenze. Kuri bo ngo hari icyo basaba ubuyobozi. Kuba tutagira abana bafite ubumenyi haba mu idini cyangwa se n'ubwo kizungu, kubera ko iki kigo cyaje kiziye twebwe ariko tutagira abana bize mwahangaha, cyane cyane ko twemerewe nuko hano hari abasilamu, abana bacu b'abasilamu bagira ku 8 bajya biga buri mwaka bakajya babahashyiramo, ariko nta mwana n'umwe w'umusilamu wa hano Gashora biga muri iki kigo, kuko yari inkunga kujya bigira ubuntu badatanze amafaranga. Aho kugeza uyu munsi wa none ahangaha nta mwana w'Gashora wiga muri iki kigo kuri izo nkunga. Ikibazo cyacu twakijeje mu nzego zitandukanye, twandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera tubagezaho ikibazo. Ucyase nasaba umuryango w'Abasilamu mu Rwanda nuko baza kuturenganura tugahabwa ubutaka bwacu nk'uko twari tubusangana. Twandikiye inzego zose z'ubuyobozi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yakekaboneka, Mufti w'u Rwanda arafite kopi, kugeza kuri bakareba ikibazo barakizi. Ariko kugeza uyu munsi wa none akarengane kacu ngeza kumva ngo babashe kukadufasha kukakemura. Rero twifuza ko nk'abayisilamu bahani Gashora twarenganurwa mu buryo ubwo ari bwose bushaka, ariko tugahabwa ukuri kwacu. Nubwo bavuga ko icyo kibazo bakigejeje mu nzego zitandukanye zirimo akarere ka Bugesera, ntibafashwe. Mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Bugesera Richard Mutabazi yageneye umunyamakuru wa Flash binyuze kuri WhatsApp, yahakanye ko icyo kibazo bakizi, icyakora basaba kugana akarere kakabafasha, cyangwa baba bafite ibimenyetso ko bambuwe isambu bakagana inzira y'inkiko. Iyo urebesheje amaso umusigiti wa Gashora usengerwamo kugeza ubu ushobora kuzateza impanuka ishobora kuganisha no ku rupfu, kuko zimwe mu mpande ziri gusenyuka. Abayisilamu bose bateranira kuri uyu musigiti basaga 300. Twashatse kuvugisha ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda ntibabasha kuboneka ngo twumve uruhare rwabo mu gukemura iki kibazo. Gilbert Dunia, Flash TV, mu karere ka Bugesera, mu kagari ka Biryogo. Ikaze mu makuru dukomereje mu ntara y'Uburasirazuba. Uwahamurera Specioso wo mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe aravuga ko yambuye isambu na Twagiramukiza Yohana kandi ngo batagirana isano. Umurenge wa Kirehe uravuga ko ugiye gukurikirana iki kibazo utari usanzwe ukizi. Gatera Alphonse atugeze inkuru ku buryo burambuye. Uyu mugore Uwamurera Speciosa uvuka mu kagari ka Gahama umurenge wa Kirehe avuga ko mu mwaka w'1990 Twagiramukiza yahungutse agahitira mu isambu y'abakayigabiza. Mu masana avuga ko nta sano na nto bafitanye, yahungutse adafite ahatura akajya mu masambu yabo. Yahunze mu mwaka w'1959. Umuryango wa Speciosa ngo wamusanze mu masambu yabo mu mwaka w'1996 ubwo bahungukaga bava mu gihugu cya Tanzania bari barahungiyemo mu 1994. Yanga kuvamo avuga ko nta handi ho kujya afite. Uyu muryango uvuga ko bamusabye kuyigabana nk'umuntu utarufitaho kujya nabyo arabyanga, maze bakiyambaza ubuyobozi bakamubura. Uyu mugore Speciosa avuga ko uyu mugabo azari guhishwa akagurishaho gato akongera akagenda, kuko ubuyobozi bwanditse ko iyi sambu iri mu makimbirane batayigabana. Akabasaba ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe ko bwamufasha gushaka uyu mugabo wabatwariye isambu akaboneka bagakemura iki kibazo. Umwe akamenya he n'undi akamenya he. Nyine twarahungutse dusanga ari mu isambu yacu, arangije aho kugira ngo yura dusaranganye yahise afatiraho ahita yigira mu mutara. None izi saha arafataho agwa mu mutara aza ahita agurisha. Namenya ko yaje nkahagera yaba agiye nkubita amaso agahita asubirayo. Abaturage bari batuye muri ibi bice bavuga ko iyi sambu ari y'uyu mugore na se umubyara. Yashatse abagore babiri, aha hakaba hari mu isambu ya nyina w'uyu mugore umubyara. Isambu ni y'uyu mugabo yayihawe na se na nyina akiriho, kuva na n'ubu
abayikoreramo nibo turi kumva kugira ngo namwe mudufasheho. Isambu y'uyu mugabo niyo yayihawe 8 yayihawe n'8 na se. Je narenganijwe kubera isambu yanjye yo banyambuye ivyayo uwo nayisanzemo yanze yuko tuyigabana kugeza na n'ubu naramubuze yarayinyambuye ayinyambura ku buryo budahuje n'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirehe Bwana Nyamutera Emmanuel ubwo yavuganaga n'itangazamakuru ryacu kuri iki kibazo yadutangarije ko iki kibazo bagiye kugikurikirana. Namuhamagaye kuri telefone nanjye nishuye birambwira ko azaza ariko marezo badiyaza uno musaza yatarangira ariko niteguye ko naramuka agezeho uko numva afite ibimenyetso by'umutungo wari uwe ubyo tuvugana tukashaka guhamagara abantu mu karere hari atuye kumudushakira akaza cyangwa se tugashyira mu nteko y'abunzi kuko atuye guhamagara umuntu telefone mudugudu arayifite kugira afite urubanza icyo gihe yaza ataza babikemura uko babyumva. Iyi sambu ikaba iherereye mu kagari ka Kirehe umurenge wa Kirehe. Iki kibazo cy'uyu wa Murera Specioza akimaranye imyaka 27 yose. Impamvu ngo kidakemuka ngo nuko iyo ubuyobozi bugiye kugikemura uyu twagira umukiza ahita agenda. Aho Specioza yibaza igihe azabonera ubutabera bikamuyobera. Gatera Alphonse, Flash TV, Ikirehe, Iburasirazuba bw'u Rwanda.